Hashize imyaka irenga 2000 isi y'umwuka yari yuzuye umwijima w'icuraburindi. Satani yatwazaga abantu b'Imana igitugu. Nta byiringiro bari bafite, nta mahoro, nta n'icyizere cy'ubuzima bw'iteka. Intwari za kera zaragerageje, ariko ntizasohoje gukiranuka kw'Imana kose, kubera ko ushoboye byose yari ataraboneka. Umucyo w'isi wari utaraboneka, ariko noneho Imana ishimwe, umucyo waraje. Yesu yaraje. Yaraje ngo aducungure, adukure mu bubata bwa Satani. Yaraje ngo atubere umucyo, maze tugendera habona. Yaraje aca bugufi kugeza ku rupfu rwo ku musaraba. Ariko ntibyagarukiye aho, yarazutse. Yarazutse ngo ntazima, yanzaniye ubuzima. Yaranzirikanye yo kabyara yambyaye ubwa kabiri. Yaraje arampeka ndaruhuka, ampekesha urukundo mu ngobyi y'ubuntu. Erega si jye nyine, ahubwo isi yose yuzuye abazuwe no kuzuka kwe. Ndavuga uwaremye byose, ubeshaho byose. Uwo ni udutoza ngo tube intore zidasobanye injyana. Guca bugufi kwe kwajijishije benshi, bati si we, kuko yaciye bugufi kugeza ku rupfu rwo ku musaraba. Yesu wanjye ari ku musaraba aravuga ati, birarangiye. Acurika umutwe, umutima uraca. Satani nawe ati, ndamurangije. Ntiyamenya ko ari we wabwirwaga ko bimurangiranye atakibasa umuntu iteka. Nuko arajyanwa Kristo, ashyirwa mu gituro, natwe turataha. Ndavuga twe abantu. Dutaha tuzi ko birangiye, dusubiye ku kacu ko kubaho nk'ingabo zitagira umutwaro, yewe nk'intama zitagira umwungeri. Ntitwari twamenye ko aribwo bitangiye, ko twandikiwe amateka mashya. Nuko ageze mu gituro, akomeza urugendo agera n'ikuzimu. Satani amubonye aribwiriza, imfunguzo ararekura. Uko niko Kristo yafashe imfunguzo za rupfu na kuzimu, ngo hatazagira uwo Satani yongera gukingirana akamubuza kubona Imana. Kristo wacu azukana intsinzi, ahabwa izina riruta andi mazina yose, ngo muri iryo zina amavi yose apfukame, ndetse n'indimi zose zature ko ari we Mwami. Mbere yo kujya mu gituro, ndamureba ku musaraba umwami wanjye ajya gutanga. Izuba ririhisha ngo ntiryakomeza kureba uwariremye ku musaraba. Maze iryo kuzuka rirasira mu mitima yacu, ubwo yaturukaga mu gituro aturemeye intsinzi. Maze abasizi baramusingiza, abahanzi barahanga, abaririmbyi baramuririmba, ndetse ntibiteze kurangira, kuko aho tugana kuramya niyo ntero, amashimwe niyo nyikirizo. Nanjye ndi umwe mu bamushima, ndashima amaraso ye, ndashima urupfu rwe, ndashima kuzuka kwe kwanzuranye n'abanjye n'ibyanjye byose.
hashimwe Yesu risobanura umukiza, hashimwe Kristo risobanura uwasizwe, hashimwe Kristo Yesu uwasigiwe gukiza. Mwami w'igitangaza